icyamamare umunyabigwi ahorana udushya twinshi n'udukoryo tutagira ingano. Bamwe mu muzi nka Pumba, abandi mu Kasongo. E16 Turbo Engine, umwami w'umucaca ariko izina ry'ubwite ni nyakubahwa White Hag Isatura Kasongo Mumbarinaga. Uyu munsi ngiye gusangiza ku byo utari uzi kuri iki cyamamare kigaruriye imitima ya benshi mu minsi ishize. Usibye kuba Gasongo ashobora kwiruka ku muvuduko wa kilometero 55 mu isaha mu byerekezo byose, azwiho gukata ikorosi ry'akataraboneka no guparika kinyuma bimwe mukunze kwita reverse parking. White Hag yibera mu myobo atacukuye kuko atabibonera umwanya kandi agira amatwi yumva cyane. Akenshi iyo yumvishe ikintu giteje akaga naho bukira kwiruka, ahubwo arahagarara akumva neza amerekezo giherereyemo. Rimwe na rimwe anyuzamo akipfisha kugira ngo umwanzi namenye aho aherereye. Nubwo akunda kwirira ibyatsi n'imbuto, niyo abonye akaboga n'akarebera izuba. Ubwirinzi bwe bushingiye ku menyo yakomeye nk'urutare n'uruhu rwe rukanyaraye rudapfa gucika ibisebe. Amaso ye nicyo gice cy'umubiri kimutenguha kuko atareba neza, ariko ibyo ntibimubuza kwigirira icyizere kuko afite ubushobozi buhambaye bwo kumva, guhumurirwa no kwiruka. Aho ariho hose arangwa no kwiyumva, gukina imikino ya kiboyi hamwe n'ubushotoranyi bukabije. Inyamaswa zimubonamo ibya za sita nk'intare, ingwe n'ipisi arazisuzugura akazikuba na zero. Rimwe na rimwe iyo ari kumva nta murare ajya kuzishakira ngo basiganwe, nubwo bazi neza ko zimufata ziri bumumire bungure. Kasongo agira ibitotsi byinshi, akagira amahane menshi kandi ashobora kuba ahantu hataba amazi na make. Nubwo abagore ba Gasongo bakunda kuba ahantu hamwe, we yikundira kuba aha wenyine, akaza kubareba iyo ashaka kwigira uko yigenza kundi. Yari Muhozi Prince ubagezaho kunyura ubwenge nyarwanda. Cyamahoro.